reka mbasuhuze inshuti bakundwa kuri mwe mudema gukurikira ibiganiro n'amakuru yacu dukomeza kunyatubagezaho umunsi ku munsi. Nyuma y'ibyatangajwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 hakomeje kugenda havugwa by'umwihariko ibyemezo byakomeje kugenda bifatwa n'abaministeri bakomeza kugenda bagaruka ku kibazo cy'ubwisungane mu kwivuza. Nyuma y'ibyakomeje kugenda bigaragazwa ko nubwo byakomeje kugenda bivuga ko ubwisungane mu kwivuza bwakomeje kugenda buzamuka cyane. Turi mu nama y'abaministeri yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Ni inama yateranyemo perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ni inama yateranyemo abanyamahanga ndetse n'abaministeri bagiye batandukanye bagamije kuba bakiga ku bibazo by'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda kubikomeza kugenda bivuga ko bitarimo kuba byagenda neza. Nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragazwa ko icyorezo kizwi nka hantavirus cyakomeje kugenda kifata intera bikaza kuba byarangira u Rwanda rukomeje kugenda ruhitira cyangwa se rushishikariza abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bose kurinda ndetse no gukumira iki cyorezo cyakomeje kugenda kigaragazwa. Nyuma yuko byakomeje kugenda byanzugwa ko iki cyorezo cyica 30% ugeranyije na Ebola yicaga kuri 65.5%, byumvikana ko iki cyorezo kukirinda biroroshye cyangwa se byanashoboka mu gihe abanyarwanda bashyize hamwe. Byose ni byakomeje kugenda bitangazwa, ariko kuri aka kanya tugiye kuba twakwibanda ku ngingo zivugwa ku nsengero ndetse no kuri mituweli n'ibindi bitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda. Aha wageze ni kuri Rwanda Media Info. Mu by'ukuri twa tumaze igihe kirekire tudakora cyangwa se tutabagezaho amakuru, reka mbanze fate umunota umwe mbisigureho. Nshuti bakundwa mukunda gahunda n'ibiganiro dukomeza kujya tubagezaho umunsi ku munsi, kuri aka kanya tukaba twagarutse kubagezaho amakuru abakomeza kugenda atangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Twibanda kuri politiki na diplomasi ndetse n'ibikomeza kugenda bivugwa ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Reka nguhereze ikaze. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu. Nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe, akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 38983 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Byose byaba ari ikibazo gikomeye cyane nyuma yo gutaka bavuga ko mituweli yakomeje kugenda izamurwa cyane, ariko kandi bamwe bakavuga ko batatanga ubwisungane mu kwivuza. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Urugero ahanga nshobora gutanga ukumva neza ko ibintu bikomeza kugenda bivugwa n'abaturage ku yindi ngingo yabo, kuri side yabo baba bafite ishingiro nyuma yo kugaragaza ko mituweli yakomeje kugenda izamurwa cyane cyangwa se yakomeje kugenda izamuka cyane kuva ku 3,000 ikaba yagezwa ku 20,000. Ni kibazo gikomeye cyane. Ahangaha abaturage benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko igihe mituweli yakomeje kugenda izamurwa gutanga aya mafaranga birabagura cyane, cyangwa se bamwe bakavuga ko batanayatanga. Ahangaha kaza kuba havamo ikibazo gikomeye cyane. Icyo abayobozi ndetse n'abaturage bagomba kuba bakora, ku ruhande rw'abayobozi bagomba gutangiza ubukangurambaga, bagatangira guhiturira abaturage gutanga aya mafaranga ndetse bakanababwira n'ikiza cyo gutanga aya mafaranga ya mituweli. Aha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Igihe bw'abakangurambaga bwakozwe n'abayobozi, ariko kandi abaturage ntibaze kumva neza ko aya mafaranga ya mituweli ari ngombwa kuyatanga, ubuyobozi buzaba busigaje ingingo imwe gusa cyangwa se inzira imwe gusa. Inzira niyo kureka abaturage bagatanga amafaranga bari basanzwe batanga. Ariko nanone ahangaha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Mu gihe igihugu kiri gutera imbere ndetse n'ubwisungane mu kwivuza bugatera imbere, abaturage bo mu mitekerereze yabo bakaza kuba bakumva ko bagomba kwishyura ya mafaranga yishyurwaga mbere yuko serivisi z'ubuvuzi ziza kuba zahenda. Abaturage bo baracyumva ko amafaranga agomba kwishyurwa ari ayo ngayo yarasanzwe yishyurwa ibihumbi bigera kuri 3.
aha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Urugero, ureze umwana, uyu mwana umureze kuva ku mwaka wa mbere kugera ku mwaka wa 32 igihe cyo gucuka ngo ku mubyeyi ubundi ajye gushaka ubuzima. Wa mwana atangiye gushaka nanone ku myaka 32 ko agomba gutungwa n'umubyeyi cyangwa se zimwe muri responsibility uyu mwana akagombye kuba yikorera atangiye kuzibaza umubyeyi. Ahangaha twabisanisha n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda baka kanya, kubera ko barakomeza kugenda bumva ko mituweli nubwo yazamutse bo batagomba kwishyura aya mafaranga yazamutse. Aha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane, mu gihe biri kumvikana ko kuri side y'abaturage bo bakomeza kugenda bagaragaza ko uko mwazamuye mituweli ni nako mwazamuye akazi. Ahangaha harimo question mark. Abaturage barakomeza kugenda babaza ubuyobozi bwabo cyangwa se leta y'u Rwanda kuba mwarazamuye zimwe muri serivisi ariko akazi kakaba mu by'ukuri umushahara utarazamutse, ndetse kandi bamwe bakaba badafite akazi. Ahangaha haba harimo ikibazo gikomeye cyane. Reka tugaruke ku ruhande rw'abaturage turebe ese imwe mu ngingo yabo bakomeza kugenda batanga yaba ifite ishingiro cyangwa byaba ari bya bindi byo gukunda kwishyura amafaranga make cyane ariko wowe ugashaka kuba wahabwa ibicuruzwa cyangwa se serivisi zinoze, ariko kandi wareba ingano y'amafaranga wishyuye na serivisi ushaka kuba wahabwa ntabwo biri kuba byahura. Ku ruhande rw'abaturage harimo ingingo imwe gusa ishobora kuza kuba yabarengera cyangwa se ingingo zigera kuri 3 ishobora kuba zatangwaho ubusobanuro bukaba bwumvikana ijana kuri indi. Ni nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda ari high population cyangwa se kikaba gifite abaturage bari ku muvuduko uhambaye cyane, ariko wareba akazi kari mu Rwanda, wareba mu by'ukuri imirimo y'abaturage bakagombye kuba bakora ukabona ni hafi ya ntayo. Ahangaha haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Nimba ubuvuzi bwazamutse ni byiza cyane, ariko kandi kuba ubuvuzi bwazamutse ni byiza cyane nta nutabikunda, kubera ko abaturage bagiye gutangira guhabwa serivisi zinoze cyangwa se bagiye kujya bavugwa mu buryo bunogeye, ariko haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Nimba ubuvuzi bwazamuwe by'umwihariko ku mafaranga yishyurwaga, byumvikana ko aya mafaranga abaturage aho bayakuraga naho hagomba kuba hazamuka. Mu gihe hatarazamuka haracyarimo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba abaturage bagiye kujya bishyura amafaranga, ariko kandi nubwo bagiye kuyishyura ugasanga aho bakayakuye ntabwo ho hazamutse. Ni ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragazwa na bamwe mu baturage bakomeza kugenda bagaragaza ko kuba ubuvuzi bwarazamutse ari ikibazo cyangwa se bishobora kuba byabera inzitizi ikomeye cyane yo kuba bakishyura amwe muri aya mafaranga akomeza kugenda ashyirwaho nka gahunda y'igihugu cy'u Rwanda. Aha hafite ikindi kibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragazwa na bamwe mu baturage batishoboye, bavuga bagira uti ese kuba bivugwa ko amafaranga yazamutse ndetse kandi bikavuga ko aya mafaranga azajya yishyurwa mu levels, ariko gasanga nubwo amafaranga agiye kuzajya yishyurwa mu levels, ese kuki b'abaturage bashyizwe mu byiciro batagombye kuba barimo? Ugasanga umuturage yashyizwe mu cyiciro cya 3, ariko kandi uyu muturage ugasanga nta hepfo nta no haruguru aza kuba yakura utwo kurya n'utwo kunywa ndetse no kuba yasevinga cyangwa se kubika udufaranga two kuba yazishyura ubwisungane mu kwivuza cyangwa se yishyura ubukode bw'inzu abamo cyangwa se mu by'ukuri anishyura ibindi bigiye bitandukanye, amafaranga y'ishuri n'ibindi byinshi cyane bikomeza kugenda bisabwa ku mafaranga y'ababyeyi bakomeza kugenda batanga kuri responsibilities z'umubyeyi za buri munsi. Ugasanga mu by'ukuri umubyeyi afite inshingano zihambaye cyane, wa mubyeyi ukaza kuba wasanga kwishyurira umwana amashuri, kwishyurira umwana ibyo kurya, ubukode ndetse na mituweli iza kuba yakigerekaho, ariko kandi ugasanga benshi bakavuga ko ikomeje kugenda ihenda cyane. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba benshi bakomeza kugenda bavuga ko ibi bikorwa nk'ibi ngibi bikomeza kugera mu by'ukuri bizamuka rimwe na rimwe, aho bakura amafaranga no ku murimo bakoraga batazamuriwe amafaranga, bavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane. Reka ahangaha kuri mituweli nze kuba nahacumbikira, nze kuba nahagaruka ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo tuvuge
n'andi makuru yakomeje kugenda atangazwa ku byakomeje kugenda bivugwa byose, ndagira ngo tubashe kuba twabirebera hamwe kugeza kuri aka kanya. Ni nyuma yuko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cy'ifungwa n'ifungurwa ry'isengero, byakomeje kugira byumvikana ko hakomeje kugenda hagaragaramo ikibazo gikomeye cyane. Abaturage bamwe barakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kuba babakomorera zimwe mu nsengero zabo bakongera kuba bajya gutaramira Imana. Bamwe bakagaragaza ko kuba insengero zifunze byaba ari ikibazo gikomeye cyane, bakanasaba leta y'u Rwanda kuba yabakomorera insengero zabo.